ariko mana nzakora iki kugira mbona akazi koko kubuzima bwa Kigali bwanze my friend. Ngo wajya kure umurima wanjye koko cyaside zanjye jondi bambwiye ko bazibye wajya guhangana n'ibyo bisambo umva ariko ari umuntu nizeye ngiye guha akazi fresh umva reka muhamagare wa muhungu wa Nuza wa Samusoni aze bundi ahangane nabo ninarebyire jondi yarazishe nanaswa abantu babaginga umva reka muhamagare umuginga katari gufata phone we bimeze bite ako si umuginga uri kumamagara. Allo bimeze bite umusa umva ngiye mfite akazi akakanya tebuka ibisambo byangengeje cyeside yanjye bayimazeho bayiba subundi bacyakora ka kazi k'ubusore nazambaraga zawe tebuka akakanya tubonane nsanga hano ku murima nta kibazo sawa. Okay kanze niruka umusa nari biturahura tu. Salamu musa. Bimeze bite umusore? Nari biki byango. Umeze neza? Umva nduzi. Nose akazi urumva kabashije neza? Akazi kirego nimba atari akazi ushaka kuma. Ari ibiginga byanjengereje fresh. Abo ni nko guhuhifa ndagasa. Umva. Okay noneho ari umurima wanjye wa cyaside mfite. Hari amaniga nyine yashatse kunyongoza ibisambo nyine bisambo. Amaniga ubona uyu mbwango ni intare kumbi yabize jonde barakumbwe ngo wishe intare. Nawe wafashe ngo ikubita ku bitugu urayijyana. Rero nanjye nawe nakwizeye. Ana nanjye nk'umuntu w'umusaza ndabibona urashaje dore imara waje. Abantu mo baranzize ubukire bwanjye rero. Ningiye cyaside ifite amafaranga mo baramiga ijoro n'amanywa. Rero ngewe cyaka kumfatira abajura kubazana gusa. Umva umutwe nuko bakunda shakamo kimwe ibyo byonyine gusa. Umva ibyo ni nko koza ifu aguse tuvuga ndaguhangaye rama ibihumbi 100 kakurukanani umva nebe ubusore ufite n'ubwanje nyine niye ndabyumva umusaza Samusoni yaragutunze ndabyumva Samusoni yagatwareganye nari ibyo byo kwigana zari inyungu zawe ndakubita amafaranga 500 500 muri iki gihugu aracyabo wamukatasi ibisaza biba bijya byisuzuguze koko. Umva hano mfite amafaranga umva ndayemeye bitewe no kungiye nshaka uwo mu ico gisanga kubwanjye yo mufashe umva ukuntu gutwi ngende shakamo kimwe ibyo byonyine okay no kandi ngiye kwereka umurimo amafaranga yo nayo nta kibazo rwose nanjye ubusore bwanjye ndabufite. Okay nari nanize mu ngabo nyinshi zo ngwa sizo zananira intare 3 nyinshi naga kandi kagani ko naguze muri chat nta kibazo n'ubwo arakakuru ariko ntacyo nakabasa. Okay nandi ndakwizeye sawa cyangwa ngo none tugiye kwereka umurima urebe ukuntu nawe wabigenza ese ni izi navuga ni bijyanye n'abazungu ndabibona bijyanye n'abazungu niba bari kuvuga nako n'abafanda muri gatape umva nyene kuba hagati y'ugutwi n'ukuboko n'umutwe umva nkubwize kuri boss uyu mushinga urarenze ariko ari nubwo nanjye najya nkora ugize nguki oya nakubwaga ari nubwo umushuru umwe namuca akaboko nijye ngende nakwizera tantiyo uya umusaza twarabanye Samusoni nyizera nk'uko Imana yizeye Yesu kamuzana mu isi akemera gupfira abana b'abantu nubwo byarangiye nyuma akanga kumukura bwo nzakwizera nijye ngende nari tuvugana n'ibyo ntabwo rero nita ku giti none nakora ko biragenda akazi nakabonye mariro umujura ntashaka akazi kwaje reka kundanga nabiri nyine ngo nijye ngiki rwose nyuma y'imisi ndabamuzanye mu kibazo rwose hagati kwa muri umutwe nshaka mu kimwe cyonyine nireka kwisonga gaburira ushonje wenda unanusura arikwa rumwe kubera ndayakura hera ubungubu zaniga zanjye biragenda uti uzariranishe bazi ko ndi icyamamare uyu mugabo tore nkubwire mwana tore nkubwire
umeze neza Reka nakumu ndabaza ibyo mbona kuko yemo ndabona umeze neza nubwo wayuraga wagira ngo ni umukasi inzara yarateye mwana ubu ngubu se ni ahantu wabona akazi mwana ariko rero mbonye igitekerezo ahantu tugiye kureba umuzigo se tujya turimo turatinda mwana turatinda inzara imeze nabi ubwira ukuntu tugiye kureba hano nari mfitemo agasambari kukama nanjye hano mfitemo ijana turabanza tujye kwa bwenge abanza twe kugamuza ugeze kanyiriye iwa tubone kugenda tumuzimuka nyagira nk'umusano turangira tujye tumwica urumva urarifite se mwa cyanda kuguri oya ndarifite wabona ugiye kuvuga ngo nkugurire turebe ndabazi senkani mwana senkani mwana murambise ufite amafaranga byinshi sana nawe ujya y'umukinire aya nawe turi buze twasirira amara igice cyanjye zana icyanjye cyari gishyashya icyanjye cyari gishyashya mwana tutaza gusirira mva nkubwire rero ukuntu bigiye kugenda igisaza ni cyakuza aya saa mabuno nakubitaho n'agahungu gahita gahita urazibona mwana urazibona wazibona njye ndabudoni kwituza se naho nkwereke uri umusore mwana ugira ngo aya mabinga umva mani mubwire njyewe nituvayo uyu mwuga ndahita nkureka urahita ureka aho mwana uzi kuri umwuga n'ugukujije iso yariye sogoko wawe nyokorome na nyokorome baribye nese ubu wareka ibigukujije mani n'abo azakukomokaho nabo baziba akose mwana ubundi ayo magambo yakura amagambo si mwana sinzi ariko turakina mwana umva mwana umva nkubwire siri kuvuga ngo mfite amagambo urimo uravuga amatiku dore ukuntu tugiye kubigenza sibyo wowe ugiye kugenda wareka uraza gupowa ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari gende mwana ako se ninza kugenda ameze gutya se hari uri buze kunsanga turi na poketi ubone ko turi n'amaniga iyo ngomba gutebereza muri bogisa ngomba gutebereza muri bogisa ubura nta kintu mubona mwe nshaka kuguma reka ribyinira shanga igihugu n'ikinyacopo gusa ibintu by'urugomo byateye mw'iminsi ubundi wari abantu leta ntabwo ibibazi kuko ibyo tabifunga ari nk'ukuntu umugingangiza amushenze hola nimba ino komedi yagushimishije wakonda subscribe like ndakeka ari byo ngibyo kuki waba wibagiwe share na comment okay naribi nta kibazo nawe mbaye hafi musaza